Nasimwe Emi, amakuru umeze gute? Rero wampamagaye ngo tuganire, nshaka kugira ngo umbwire ikibazo ufite, wambwiye ko ushaka kugisha inama, umbwira ko bikurimira mu mutima wawe, byagenze gute? Tubwire, nta kibazo ndi kukumva. Urakoze cyane Eric, nitwa Nasimwe Emi, mfite imyaka 25, mu karere kacu ni mu karere ka Nyagatare. Nkunda kumva uri kugira inama abantu benshi, ariko Eric nabuze icyo nakora. Nimara gukunda umuntu umukobwa ariko simuzi. Umwaka wa 2020 ndi kuri Facebook, nuko mpabona ifoto nziza y'umukobwa, numva ndamukunze cyane. Bijya bibaho gukunda umuntu utamuzi, utaranamubona. Natangiye gucata nawe, turacata, twamaze hafi amezi 5 yose ducata kuri Facebook. Ngize ndari kusuye umukobwa wa mwaka nimero, twajya twivuganira, aza kuyima, turavugana buri munsi igitondo ikigoroba. Byaje kurangira mukunze, musaba urukundo ariko ntaramubona. Urukundo naje kurumusaba, Eric yaje kuruma. Turakundana 2020 irarangira, 2021 irarangira. Umukobwa nibwo muhamagara mu gitondo akanyitaba, kumugora akanyitaba. Nibwo naje gufata rero, Mutesi, uri mu karere ka Kirehe, uri kure yanjye, ndi Nyagatare, wapanze uko twahura. Yitwaga Mutesi Sandrine. Sandrine arabyemera, ndabona rero ko tuzahure tuganire, tumenyane, niba twifuza kuzabana tuzanabane tunaziranye, kuko imyaka 3 yose ishize dukundana tubana mu rukundo, ariko ntarakumenya binteye agahinda. Sandrine yarabyemeye Eric. Twapanze ko twagomba guhura mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 ku itariki 12. Eric, umukobwa nakomeje kumukunda bishoboka, akamamagara, icyo nsabye nkakimuha, yakumva ngashaka kuganira nanjye nkabikora. Nta kintu yansabaga ntamuhaga. Eric, nari ntunzwe n'ifoto ye gusa, sijya kureba ya foto nareba kuri Facebook yonyine, niyo narebaga. Nagize kumubwira ati wampaye amafoto yawe kuri WhatsApp byibura, akambwira ati wapi ntayo mfite. Ati ngusha agafone gatoye. Nise wabuze n'umuturanyi wagutse telefone ya smart byibura ngo agufotoremo amafoto. Unatoye shiri 12 z'ukwezi kwa kuri ntago ari kiruzambona sweetheart. Eric, nakomeje kumva umutima wanjye ntuje, kuko numvaga mukunda pe. Iyo myaka yose yashize nta wundi mukobwa nigize mvuga ati uriya mukobwa yanyispira. Nabansabwa urukundo bose, ahubwo wasagaga rimwe na rimwe nshaka no kubatoka, kubera ko numvaga Mutesi Sandrine ari umukunzi nkunda. Numvaga ngomba kumubera ambasaderi, ari muri Kirehe ndi Nyagatare, ariko numvaga ngomba guhura nawe. Eric, mucyo kuri mu mutima wanjye numvaga si mu kwezi kwa kane twagomba guhura, umwaka utaha twagomba gukora ubukwe. Numvaga niteguye buri kimwe, nakusanyije buri kimwe gishoboka cyatuma Mutesi Sandrine ambera umugore. Eric, nakomeje shima imbaraga zose zishoboka, ukurumva ntangira kubaza aho tuzahurira. Arambwira ati kubera ko urumva ari Kirehe ndi Nyagatare, twapatse ko tugomba guhora byibura Kayonza hagati. Ndabyemera. Ubwo Kayonza narahapanze, ndeba ahantu tuzasohokera, njyayo nkora ibishoboka byose. Yewe ndavana ahantu tariki n'inzaza mahuriro n'umukunzi. Urumva nawe gukusanya udufaranga, urumva mu kutipi mu sita mugiye guhura, muzarya ahantu mugomba kuruhukira, mugomba kuba muruhukira ahantu hatuje. Ibyo byose narabiteguye Eric.
gusa aho byaje kunkomerera Eric, ejo bundi ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu nari maze icyumweru muhamagara telefone ntayitabe. Byari bigeze saa 2 z'ijoro, muti Sandrine ndamuhamagara icamo ntiyayifata. Saa 2 n'igice ndamuhamagara icamo ntiyayifata. Saa 3 ndamuhamagara icamo ntiyayifata. Eric umutima wanjye utangiye guhangayika. Icyumweru cyose gishize umukobwa ntanyitaba, nta message, nta no kumbwa ati basi byagenze gutya. Yararwayaga nkabimenya akabimbwira, ubwo so nukuvuza. Yambwira ati bimeze gutya nkabimenya, ariko namaze icyumweru cyose namuvugisha Eric. Gisonumva ubwonko buvuye mu mutwe neza, mbaye igisenze nsiga ndi igihuhwe ntatekereza. Eric urukundo ruraryana. Eric kuba ukunda umuntu ugagira ugahangayikishwa n'ukuntu abayeho, nta kindi kinumvaga uyu mukobwa ari he yabaye iki. Eric nagize telefone nzijugunye igiriye, nta kindi kuko numvaga uwo nkunda ntari kumubona. Saa 4 n'igice z'ijoro zitarenga amasegonda none ndahamagara, telefone yitabwa n'umuntu ntazi. Gusa numvaga n'undi mukobwa w'umumama, ni umumama ariko yarafite ijwi rikiri rito riri small. Arambwira ati uwo ushaka ntawe uhari, yagiye dushe. Undi ati se yagiye dushe gute izi saha? Undi ati Sandrine ari kwa muganga. Ati turi kwa muganga. Ati buri kwa muganga? Ati ntabyo yakubwiye se? Undi ati ntabyo yambwiye. Ati tumaze iminsi turi kwa muganga, yarabazwe. Sandrine yarabazwe? Ntabwo bishoboka. Eric nakubise amarira, nta kindi. Ndaburi se yarabazwe gute, byagenze gute? Ati yewe, ati ubwaraza kubikwibwirira. Ati niba ari inshuti yawe wenda ubwaraza kuguha amakuru ahagije. Ati gusa turi kwa muganga, icyo nakubwira cyo nuko turi muri maternity. Ngo aturi inshuti yagiye kumusura hafi hanga ngo nangira icyumba turimo. Eric nta kindi nakubye telefone, nahise nkumpa telefone kuko kumbwira ngo umukobwa ngararwaye amaze iminsi 2 kwa muganga maternity byarivanze, byabaye nko gufata urusekabuye, kuko uko ufata urusekabuye ugafata umucanga ugafata sima ukavanga ugenda uhindagura. Niba nk'ukuntu abayede bari ku kiwanje bari kubaka bafite morale bazunguza ibitiyo, umwe kubititiye aho kugira ngo umucanga wivange n'urusekabuye wivange na sima. Nabonye ibyo bibaye mu mutwe wanjye Eric, kugira ngo uzabitandukanye biragoye. Narongeye ndahamagara telefone banga kuyifata. Ndongeye ndahamagara telefone banga kuyifata. Naragerageje biranga. Ari kwa gatandatu ndongera ndahamagara telefone aritaba. Ngo karamesheri. Gusa nyine iby'agahinda nageze zombikuraho ndatuza. Undi ati sheri abakuru, ati ndati meza. Umeze ute se? Undi ati mumbabarire sweetheart, nari maze iminsi ndwaye umutwe, ariko bitari cyane nagiye kwa muganga bampa imiti. Ati mu minsi ishize hari umuntu waguhamagaye, waramuhamagaye yitabye. Ati kwa muganga. Nagiye kwa muganga nyine kubera ko numva riga ndembye, bampa igitanda, ariko ibitanda byose byashize banshira mu cyumba cya maternity. Nimwe nari ndyamye. Mu cyumba
cya maternity. Oh sorry niba basi warakize. Unati narakize sweetheart. Ahubwo makuru umeze gute? Weho Nyagatare makuru. Ndati ni meza, ni narakubuze ariko byiburi marishimwe kuba nkubonye. Eric nta kintu byisi twavuganye yahise agenda aramwe turaza kuvugana. Ku mugoroba naje kujya kumuhamagara ntiyifata. Nkomeza gushidikanya umutima wanjye. Umurwayi w'umutwe? Yarwaye umutwe bisanzwe maternity. Umuntu akambwira ati iyo wazabikwibwira. Nakomeje kubihuza ndabihuza. Biranga. Eric naje kujya kumuhamagara. Telefone yawe kuyifata. Umunsi wa kane none ndanamuhamagara telefone yawe kuyifata. Eric numvise nsaze. Biri kuvuga ngo abantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe narindi Eric. Naravuze nahari nanjye umunsi nibuze kujya kugana kwa Eric ngira inama kuko ndumva nasaza. Naricaye ikinega kigizo kirabura kiraza gifata ku mutima kirahakanda. Naje kumuhamagara saa 11 za mu gitondo ntiyifata. Saa 11 n'igice za mu gitondo naje kumuhamagara none mbona arayifasha. Eric akimara gufata telefone kwakunda ukuntu umwana uhaguruka ugiye kwitaba telefone uruhinja rwaririye iruhande rwiwe. Naramubwiye ngo uwo mwana uri kuri iruhande rwawe ni uwande. Eric uzi ikintu yambwiye ati umwana ni uwa mukuru wanjye. Ati ni uwa mukuru wanjye ati ni uruhinja ati nagiye kubasura ingoma. Ati nyine hari ukuntu ujya gusura sister ahantu aba afite uruhinja ati iri kubera twaraye mu buriri bumwe ati uruhinja rurarize ariko ntabwo ari urwanjye. Ntafite ngo uruhinja si urwawe. Sandrine please wambwije ukuri. Mbwiza ukuri ndakwinginze. Ese uracyankunda? Eric yaramwengara cyankunda. Naratuje gusa nahise menya ko umukobwa yabyaye. Mu myaka 3 yose twari tumaranye umukobwa iki gihe cyose yampishe katwite. Icyo gihe umukobwa wese namukundaga ambwira ko mu kwa karindwi ku itariki 10 tugomba guhura. Ku cyumweru ejo bundi naramuhamagaye nanone rwa ruhinja rurari ndamuri se Sandrine urwo ruhinja ni wowe rwonsa mama w'umwana yitabye Imana ni wowe wonsa uwo mwana. Uzi ikintu cyabaye? Yarongeye aramakanira. Eric rwose ngira inama. Eric gukunda umuntu online Facebook ukamenya imyaka 3 turamubona ntabwo ari byiza. Impamvu nifuje kuganira nawe byibura nagira ngo twari urubyiruko. Ni byiza ko wakunda ariko menya uwo ukunda. Ni byiza ko wakunda ariko uwo ukunda mumenye byibura umuha umwanya. Wimara imyaka ingahe yose turamenya ngo ninde ukundana nawe. Eric bishobora kugushaka gukunda umuntu online kuri za Facebook ku mbuga nkoranyambaga akagukunda ukamukunda mukazana abantu. Birashoboka. Ariko wiba umupfapfa ngo mare hafi umwaka wose amezi 5 turabona umuntu ukunda ngo n'umuntu uteye gute. Ubu tuvugana ndi mu gahinda kikomere niteye. Kuko iyo nzi kubona nafashe umwanzo byibura nkamureba mbere nkamenya umuntu wari we nkundana nawe.
ntago nakabaye ndi kuririrwa mu matwi n'uruhinja kandi utari urwanjye ndi no kubeshywa ko nkundwa. Bamenye ko urukundo hanze aha rurimo amahwa, rusaba kwitonda no kwihangana, rusaba no gushishoza byibura ukamenya uwo ukunda n'uwo ari we n'icyo ari cyo. Bizaturinda byibura gukomeza kunogereka kare kw'imiryango ikomeze gusenyuka buri munsi buri munsi. Ravani Security ndabakunda. Nitwa Nasimwe Emi, mu rugo ni Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. Murakoze cyane. Uri kuri